Yes, turabasuhuje cyane amahoro y'Imana abane namwe. Bana kugushimira ngo wahisemo neza wakaze subscribe share na comment kuri Hinduka official. Amahoro y'Imana abane nawe. Kandi umwuka w'Imana ntukabure kubyawe nawe warabikoze. Imana y'amahoro iguha umugisha. Kandi wewe wakoze subscribe ndagushimiye nawe utarabikora gushishikarize kubikora kugira ngo udushigikire dukomeze twagura ubwami bw'Imana kandi Imana izatugirira neza. Nziko Imana izabiguhembera ndabizi ko iyicano ari y'umugisha iyicano ijya yagura abantu benshi igigarura ibyiringiro twabuze ibyiringiro ikadukomeza turi mu buzima bwo kwiheba mbese ikongera ikaturema aho twari tubona ko byarangiye ikongera ikatwereka ko aho byarangiye eri Imana itangirira yongera kure mu buzima bwacu bwari bwara. Rero iyi cano nawe ntukikwe kuyishigikira cyangwa se kuyisharinga na bene data bose. Nzi neza ko Imana izabana natwe nituba kumwe nayo ntago izaduta. Nasomye ijambo rambwira ngo nituba kumwe nayo izabana natwe ariko nituyita nayo izaduta. Ariko twebwe ntago izaduta kubera ko turi kumwe nayo. Ngaho komeza dushigikire na comment zirakenewe. Julienne nkunda kwabwira ngo numuntu uhugurika kandi usabana. Kuduhugura biremewe, comment nazo zirakenewe ibirenze by'Imana iduhane. N'umupapa wambaye neza reka duhere hasi. Duhera hasi ku nkweto n'isogisi ipantaro nziza cyane isaha nziza cyane isaha yarampenze kuyivugaho no kwitonda yego isaha yamuhenze reka nyivugeho nitonze yego ishati nziza y'umutuku ikoti ryiza yaya wambaye neza mukozi w'Imana. Merci urakoze. Yego tukumwe n'umukozi w'Imana umwana w'Imana Mutuyimana Jacques Claude. Yego ngo hayi kaze urakoze cyane Imana bamugisha twe turigushima Imana aho igejeje ikora tubaye tuyishimiye. Yego Mana aho ugejeje ukora n'ukuri ndagushima. Oya tugomba kuyishima kuko yadukoreye ibikomeye kandi bira yavuze ngo yadukoreye ibikomeye nako tugeze gute turishimye. Rero ari ibyo yakoze tugomba kuyishimira kuko aravuze ngo nimushima nzongera nkore n'ibindi ahubwo yumve ko tuyishimye igira icikora n'ukuri yongera igira ikindi ikora ariko turayishimye. Ariko ujye ubona iyo uhaye umuntu ikintu agahita avuga ngo Imana iguha umugisha. Yego wumva n'ikindi ufite wakimuha cyane n'ubundi iyo uhaye umuntu agashimira biba byiza. Hari abantu twagiye tugirira neza bakadushimira hari abo twagiriye neza baradushimira. Rero bivuze iki hari abatugiriye neza nako twashimiye bivuze ngo yishimiye umuntu ahora kuzirikana. Ni byiza rero ko tugomba gushimira tukazirikana ko Imana ishoboye byose. Kashima Imana Mana ndagushima. Haleluya Yesu Kristo urindiho kandi uzahoraho sina ryawe nirishimwe. Amen. Amen. Kwezi kwa mbere wabanye natwe kwa kabiri wabanye natwe warahabaye Yesu kwa gatatu uraturinda ndabyibutse wabanye natwe uracaturinda kwa gatanu uritanga tugeze mu mpera z'ukwa gatandatu. Haleluya 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 turame ahubwo n'ubuntu watugiriye Mana nkuramburiye amaboko. Amen. Urakoze urakoze Yesu urakoze subije amaso inyuma urakoze warahabaye Yesu waraturinze urugamba rukomeye uraturinda intambara zihagurutse bele elasire warahabaye Yesu baraga zawe niziturinde Mana we twaraba gupfa ariko uraturinda abandi bafata ijambo kuri twe baravuga ngo ntituzageza iki gihe tukiriho bamwe baduciriye akurutega abandi bati birarangiye ariko de pa elas aho byarangiriye kuri wowe niho byatangiriye. Warakoze Yesu. Haleluya. Abandi ngo tugomba kuba turi mu nzu y'imbohe. Warakoze Yesu. Abandi bashaka uko tuba turi mumva ariko turi bazima. Ni wowe tubikesha Mana nuhabwe icyubahiro. Warakoze Yesu. Ndumva nuzuye amashimwe ndumva nkunezerewe. Haleluya haleluya haleluya. Haridishi wakoze haridishi wankoreye umwana w'umuntu atari kunshoza. Warahabaye Yesu. Haridishi nabanaga ntanzira warahabaye ndagushimye. Bone edone edasti krezo destasi krevode warahabaye wakoze igikomeye tugufitiye icizere Yesu ntabwo tuzakuvaho. Hige numvaga nihebye ariko ukaza ukampumuriza uti mwana wanjye humura ndacyari kumwe nawe. Himbazwa
twe tukuguha ikaze ngo uzubane natwe muri iki kiganiro. Twiyoboye twayoboye ko tuyobowe nawe. Waduha ibihumuriza ubwoko bwawe buduteza amatwi. Reka umuntu wese uri kutureba, umuntu wese ukurikiye iki kiganiro wari wihebye ahemburwe nawe. Yubuka yuko uri Imana itabara, yubuka yuko uri Imana ihumuriza, yubuka yuko uri Imana ikinzira aho zitari. Haleluya Yesu Kristo. Muri iki kiganiro tukugire mu mugisha Yesu. Himbazwa. Haleluya. Bana natwe utegeke kandi uganze. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Nishimiye ko Data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu by'Imana yavuze byose, nta kiruta iki ko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye. Haleluya. 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 Nyobye nkamushavuza, ntareka kunkunda ntakwiriye, kandi kinsubizaho Yesu ari, cyane n'ukwibuka urukundo rwe. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye, kandi urukundo nirwo rwazanye nose destasire bojes vekia dostai urupfu rubi. Hayiwe kuko arankunda ndabizi neza, nanjye ndamukunda ndamushima. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda we nubwo nakwiriye. Ndeba ubwiza bwe bwo mwijuru, nzajya ndirimba iteka ryose, nzajya mubaza ndirimba ntya nti Yesu nikica kunkundishije. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Abantu bagukunda ari icyo ufite, cya kintu cyagenda bakakwanga. Bivuga ngo abakunda icyo kintu ntabwo ari baba bakunze, ariko Yesu adukunda tudakira. Ubundi abantu ntibamukunda ufite, abantu ntibamukunda ufite. Muri iyi minsi maze igihe ndi kubitekerezaho, noneho na kuwa gatanu, kuwa gatandatu nanone nongeye mbitekerezaho. Abantu ntibamukunda ufite, abantu bagukunda kubera ko hari icyo ufite. Iyo hari ikintu rero icyo umuntu yagukurikiye hakibuze arakwanga. Ubundi inshuti n'eshatu mu buzima bw'umuntu, niyo navuga kuri izi inshuti gusa tukigendera nanga tugasoza ikiganiro. Maze igihe ndi gutekereza ku bantu, nanjye ndibaza ndavase kubera icyo abantu babaye bamukunda ufite cyane kuruta gukunda. Ariko reka nongere ntangariza aba bantu babwire ngo mwirinde kuba bamukunda ufite, ahubwo nukunda umuntu mukunda umukunze. Ariko Yesu we aragukunda, noho waba urimo baragukunda. Ese ni igiki cyatumye Yesu ankunda? Ni igiki cyatumye Yesu agukunda? Ariko iyi minsi dutekereze kuri ibi bintu. Nasanze narice ndibaza n'abantu kubera iki abantu bagukunda bagukurikiye ikintu runaka, iyo kikubuzemo sibyo barangiza bakagenda ukababura. Nsanga muri iyi minsi hari abantu benshi twabanye tubana kubera impamvu runaka. Wabyumvise? Noneho nditegereza ndicara ndareba, nsanga burya abantu barankurikiragaho ikintu runaka. Ariko reka nongere mubwire ngo naho wagenda
Imana ntijibura uko yiranje igitanga inshuti hari abantu bagukunda batanakuzi ko nkoro aho umuntu agukunda atakuzi atazi isura yawe ari ijwi gusa abona nangwa ari isura abona kuri kamera gusa ariko akagukunda yego ariko hari n'abantu badukunda kubera ko baraza bakagupfukama imbere ukabasengera ariko igihe cyose batakubonye yego maze igihe ndi kubwira abantu babwira ngo mwige kugira ngo umukunda abantu mutari kubareba yego kuko abadukunda bari kutureba bo babandi bakubwira ngo baragukunda ariko kureba ni benshi ariko burya inshuti yawe magara ni kuvuga neza udahari hari umuntu nimugoroba Imana imfashe ndaje kumugurira akantu hari umuntu nimugoroba aranshimishije arangije arambwira ati twaganiriye arambwira ati mutunje nagukundaga ntase unkundira iki ati ariko wemera ko ngukunda bwa ati unkundira iki ati nje wimbaze cyo ngukunda nje ndagukunda ariko wemera ko n'umuntu twari tugiye kubipfa tukanabirwanira ati umuntu yararira avuga ngo mutu ngo naho uri hose ngo arahangaga abyumvishe ngo namaze se mutu ni iki cyagukora cyatuma avuga ngo naho uri hose nahari hose urahanga Mana tugire neza arangije aransubiza ati njewe nta kindi numvaga nje naragukunze wavuga ko akwanga ati ubibaze n'umugabo atubibaze n'umugabo ati n'umugabo wanje yarahari Peter naje nababwira ngo umugabo nawe ahita azasongeramo ahita ngo niba wangaga mutu dusohokere mu kabari ibaze kugira ngo basohore umukiriye babwira ngo ntabwo sohoka abantu bapima ubushera Mana ishimwe abantu merere abantu merere mu cyanika bajimuje kugura umusuru rwose abagifite ubushera buryoshe ubwo ndamwamamarije Mana tugirire neza yego noneho arabati njewe namusohoye no mukabare ndamubwira ngo nagende itekereza nawe kugira ngo umuntu akurwanirisha kutagize gute udahari dukeneye inshuti ziturwanirisha tudahari naho babandi bakugukunda ngo ngoro guca ndikukura ngo ndagukunda buzabona ni benshi ariko abakuvuga neza udahari abo nibo dukeneye rero Yesu yaradukunze nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe kandi ngo mu byiza Imana yavuze byose nta caruta ko Yesu adukunda iyo Yesu agukunda biremera abantu kuko abantu bazakuvaho sibyo abantu bazakwanga hari umukobwa twaganiriye ejo bundi arandamubwira ntarega muri ibisa abantu barahindutse arambwira ati abantu bazakwangira mu kidaho nugera mu butete usanga yabagukunda abantu nibakwangira mu butete nugera mu kidaho usanga yabagukunda umuntu atakuvuga neza muri sirwa uzagera mu kidaho usanga yuri kukuvuga neza umuntu atakuvuga neza mu rw'ibikonde uzasanga mu candi kari yuri kukuvuga neza mutu wigira ubwoba ngo hangayike Yesu aragukunda kandi Imana ikamyaga kageze afuko iki akandi inshuti nigenda kuko nugira amahirwe ukamenya ko mutingiye kugenda ndiko kwanga uzahita ufata tike byihuse uyihereze mutumbwire ngo nabimenye kuri kugenda enda tike wihute umvira mu buzima kuko inyuma hari undi uri kuza umurusha ubushobozi Imana tugire neza nigeze nyiraho inshuti naba iyi nshuti n'inyihomba nzabana nande numva ni ikibazo ku buryo twanashwanaga mbese ngumva umutima wanjye urahangayitse uhangayikishijwe n'ibibazo abasi uyu muntu nzabona inshuti imeze nkayo ariko yaragiye hazi ziruta yego hagira umuntu gukanga nagenda hazaza undi Imana duhana umugisha amen ibuso watuzaniye iki nukuri ko Imana navuze ngo naho twakomeza tukituriza ubundi tukicarira ndikumva nshaka kuvuga kuri inshuti eshatu yego namara kuzivuga tugasoma ijambo ritoya ubundi twamara kurisoma tukiyicarira kuko abantu benshi tuba dukumbuye bitandukanye kandi tuba dukeneye ijambo bitandukanye Imana tugire neza ubundi tugasoma ijambo ry'Imana nukuri Imana tugire neza uyu munsi nta kindi naje kugira ngo tuvuge kuri inshuti eshatu tuganire kuri ijambo ry'Imana ritoya inshuti ya mbere nashatse kugira ngo tuvuge muri inshuti zombi uko ari eshatu inshuti ya mbere ni inshuti gukunda ari uko ufite iyo ndabigarutseho nyine iyo ni inshuti mukundana mukabana kubera ko ari cagukurikiyeho urugero kubera ko nzi ko nkuru udafite televiziyo yitwa Konkuru TV show nkamukunda kubera ko ningira ubukwe nshobora kuzakwiyambaza ukaza kumfatira ama video ikindi ngakunda kubera ko nzi ko Konkuru de abyibuze naje musanze nkararayo ariko mu byukuri ntagukunda ahubwo nkunze ko ufite inzu musanze nshobora kuza ukancumbikira Konkuru inshuti iyo nshuti ni inshuti mbi iyo ni mbi kuko iyo nshuti imeze nk'ikisi imeze nk'igisebe cy'umufunzo iyo ni yindi yo kukonka gusa ntaci kumariye none inshuti ya kabiri ni inshuti gukunda ntaco yitayeho iyo nshuti rero nayo ni nziza kuko iyo igukunda ntaco yitayeho ititengo umutu afite amafaranga ititengura inzobe ititengura igikara ititengo bakuvuga gutya iyo nshuti munambana mu bibazo mukazabana no mu bisubizo izo nshuti nanone ni nziza kuko iyo niyo nshuti nshaka kugira ngo buri muntu wese Imana imuremere imuha inshuti imwe gusa ifite umumaro inshuti ya gatatu ni ya nshuti mubana kubera ko muhuriye mu bintu runaka
iyi nshuti duhuriye mu kazi runaka, tubaniye muri ako kazi, wabyumvise? Nituva muri ako kazi turagira gute? Turatandukana. Ariko nitwajya guhura mu kandi kazi tuzahura. Aha, hari inshuti, iyo nshuti iteye iti, ni babandi rimwe na rimwe no muri twe no muri ibintu byo gusenga sibamo, aguhamagara kubera ko afite ikibazo, camara gukemuka ntazaguhamagare, akazongera kwibuka ko uwamusengeye ariko yongeye guhura n'ikibazo. Izo nshuti rero nanone mu buzima busanzwe zirimo. Ni ya nshuti mubana akaguhamagara kubera ko arwaje umwana, kuko azi ko utuye i Musanze. Mutuye njewe ntuye hano mu Cyanika, nzi kuri Musanze. Niba afite umurwayi rero mu Ruhengeri uramungereraho mbere, kuko nge mpegeye, kubera ko ho wegereye i Musanze. Ndibuka ko nkora udatuye i Musanze ariko mfite umurwayi mu Ruhengeri, ariko umurwayi wanje nava mu Ruhengeri sinzegera nkubwira ko wangereye ku murwayi ngo ngushimire, ahubwo nzongera nkwibuke nimero ya kuyihamagara, ariko hari undi nanone ugeze hehe? Ugeze mu Ruhengeri. Izi nshuti mani mwoka byara mwoka hekama, mwitonde. Mutuye mukundane na mutuye mu mukunde mu mukunzi, singuhatirije kunkunda irorerere tunankunde, mfite abana bankunda n'umugore, weho winkunda. Wabyumvise? Winkunda ahubwo kugira ngo nkunde gutyo abo bantu ko ari babiri, unkunde muri abo bantu babiri wasigaho. Mukunda abantu kandi mwirinde gusa Imana bandirira izo nshuti zibibuka ruko zigeze mu kaga. Yagira mu byiza ndigire gute ntikwibuka, ariko ko nkoreka nkubwire ikintu cyaje kibabaza. Uzi kugira ngo umuntu mukundane agukunde, mubane mu bibazo, nagira mu bisubiza kwibagirwa. Mubane aguhamagare kubera ko afite ikibazo, mutunda gukundaga kubera ko hari ikibazo, ariko nagira mu byiza ntiyibuke ko mutuyubagaho. Hari abantu benshi bagiye badusezeranya ibintu bakatubwira ngo tuzabakorera ibi, bava ngo nzabakorera, ugategera ukagira gute? Ugaheba. Bantu b'Imana, mukizwe kandi musenge, mube maso, Imana itugirire neza, tutaza gutinda. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Byahishuwe 3 umurongo wa 10. Ibyahishuwe 3 umurongo wa 10, ndio jambo tugiye gusengeramo. Amagambo yo nayagaya, nta nubwo nanayarenza, ndi guca naje kuri kamera mesi. Yego, igitabo cy'Ibyahishuwe Yohana ibice 3 umurongo wa 10. Yego, mutwe w'amagambo avuga ngo urwandiko rwandikiwe abi Philadelphia. Yego, ntabwo rero ari abo ngabo, ntabwo ari abi Philadelphia, ntaribo tugiye kubwira uyu munsi. Tugiye kubwira abanyarwanda mudukurikiye, abanyamahanga mudukurikiye, aba diaspora ho muherereye mwese, ni mwebwe tugiye kubwira. Ntabwo ari abo ico gihe, aba Philadelphia ntabwo aribo tugiye kubwira. Ngasoma kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye. Igenda gakeya mama, Imana igushigikira. Tugiye gusoma umurongo wa 10 kwa kugira ngo manze mpagere, maze tubashe kugendana. Ngasoma. Yego, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza. Nanjye nzakurinda igihe cyo kugeragezwa, igihe cyo kugeragezwa kigiye kuza mu bihugu byose, mu bihugu byose, si mu Rwanda gusa, ni hanze y'ibihugu hose, kugerageza abari mu isi. Soma. Ndaza vuba, ndaza vuba, komeza ibyo ufite, komeza ibyo ufite, hatagira ubutwara ikamba ryawe. Mwakira ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Tugiye kwanda kure amagambo kandi uyazirikane uyumve. Ijambo riravuze ngo warihanganye. Hari abantu bihanganye ku nkorute, hari abantu bavuzwe barihangana, ariko uzi kugera ka gihindi, ukumva baravuze ngo uratwite udatwite, ukumva ngo wasambanye utasambanye, ukumva ngo wibye utibye, warihanganye, wihanganira ibintu byose bakugeretseho. Rero no kugeragezwa kugiye kuza kundi nako Imana izakukurinda. Imana tugire neza. Nigeze mpanura umunsi umwe, nyamara baza ari kuri kamera kandi niba ataraha ngaha sinzi kuko nta yindi kamera mperukaho. Ndabwira abantu, babwira ngo igihe kirageze, hagiye kuba inzara iteye ubwoba, zuba rigiye kuva bikomeye. Umuntu arampamagara ari ku rukiko, arampamagara abwira ariko mwarasaza abahanuzi ngo nawe urarebye ngo muri dusanzwe tutazi ko mu kwa 7 na mu kwa 8 izuba rivaga, ngo dusanzwe tutazi ko inzara ibagaho, ngo none ngo mu kwa 7 na mu kwa 8 inzara izava hehe, ngo ikirere ko gisa neza, ngo ikirere ko kimeze neza. Ariko se nkubaze, aha ngo dutuye iwacu muri Burera ko heraga ibirayi, harya ibirayi bigeze kurangahe? Kandi ari nahaye iwacu ni 550. Hano Burera, Burera sibyo 600. Urumva njewe nyine Imana ngire neza, maze ngucumwa naje guhaha, ndi kurya kubyo nari nsanzwe mfite. Yego, ibyo nakuye twatundi twaje twikomereze. Imana tugire Imana ishimwe. Kandi
karagaciye. Imana tugire neza. None aka kanya tuvugana ngahi waca ibirayi byera. Aho twitwa ngo twojeje ibirayi. Ibirayi ni 600 ku isoko mu kidaho ni 600 ibirayi. Imana tugire neza. Ariko si ibyo nshatse kuvuga, si nibyo nshatse kwirata ngo mvuge ngo naravuze ngo none byatangiye kuzamuka. Oya, abasenze yego n'abazigana bazarya. Kuko kugeragezwa kugiye kuza ntabwo ibi bigiye kuba bizaba mu Rwanda gusa, nta nubwo aleluya, nta nubwo bizaba mu Burundi, Kongo na Tanzania no mu Bugande, ni ku isi hose, ahubwo bifite ba nyirabyo. Ariko wowe wihanganye, Imana izabikurinda. Imana dufashe. Imana igeze ibwira Abisirayeli ababwira ngo mufate imyana w'intama mwice, nimurangiza mufate amaraso muyasinga ku nkomangizo z'imiryango, ngo kandi murangiza kubisiga marayika murimbuza agiye guca muri Egiputa, ariko mu ngo zanyu ntabwo azacamo. Ngo n'abanyegiputa babyiganye ku ijambo ryavuze ngo bagasiga amaraso ku nkomangizo y'imiryango, ngo nabo marayika murimbuzi yarahageze. Ariko uzi ko hari ibintu dukora abantu banyamahanga bakava ngo risitire nabo bakatwigana. Imana dufashe. Hari umuntu wese kumwira ngo uzapfura kwambara, ngo uzahora kwambara ngo buri munsi ngo wambaye neza, ngo wambaye neza, ubwo se umutima ntigwari kumuriye. Ndamubwira ntariko yabo wari ubizi ko ubwo yari yabonye niyambariye agasuti, arangira agenda ngo uzapfana ngo nukwambara nta kibazo, yirengagiza ko naramubwira nigeze gutira nje nazanye umugore ipantaro, ubwo munsi nazanye umugore ipantaro nambaye ariyo natiye. Igitenge umugore yambaye agiye kwipimisha aragitira, agiye kwipimisha umwana wa mbere atira igitenge. Ndamubwira niba tuzambara reka twambare nico gihe, ariko ni ijambo rivuga ngo weho komera. Yego turi kuri umurongo, ongera dusomere nanga wahavuye, reka dusome. Haravuze ngo kuko witondeye ijambo ryo kwihangana, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanje, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu gihugu cyose, kugerageza bari mwiza. Bushizeho password bufungiye aho ngaho. Imana tugire neza. Kuko witondeye kwihangana. We twahuye n'ibigeragezo turihangana, twahuye n'intambara turihangana. Niyo mpamvu Imana ivuze iki? Iravuze me elasir irarara mine trazo de eleva, iravuze ngo izakurinda nawe ibigeragezo bigiye kuza, intambara zigiye kuza, Imana irazikurinze. Iravuze ngo ntacu uzaba, wowe tuza ihangane kandi dostesire bonne va de star. Humura, Imana iracahari kugira ngo igutabare. Soma 11 ndaza vuba. Ijambo riravuze ngo kae atagira gutwara ikamba ryawe. Kongorude nawe urukumpemukira. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira gutwara iryo kamba. Kwizera kwawe kugumane, kuko abahanuzi bo bamaze kudukura mu mwanya. Nanje ndiwe abantu bamaze kudukura mu mwanya. Hari umuntu harutse kumfubiriza umugisha, araguhanura, aravuga ngo hari umuntu warurenda kumpa impano, ja kumuhanura aramubwira ngo ntuyihe mutu, ngo ntuhe impano mutuyi, tuyiriguraho impano mutuyi, ngo kubera ko nuramuka uyimuhaye ngo mutuyi ntabwo yigeza gusengera, ngo nta nubwo mutuyi ari gusengera ibyawe, ngo none iyo mpano uri gutegura guha mutuyi ngo yihorere. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Nari mvuze ngo komeza ibyo ufite, kuko hatagira gutwara ikamba ryawe, kuko hari abantu benshi. Kandi nongere mbwire mwa abantu mwe namwe munkurikira, yaba badukurikira ku mara ya macano yose nkunda gucaho, muje muzirikanira ijambo. Nuja kugirira umuntu neza, tushura abaza undi muntu. Nukuri niba uzi ko hari ikintu ugiye kumba, wibanza wabaza. Niba hari ikintu ugiye guha umuntu, wibanza wabaza, kuko hari na nyoko wakubyaye bashobora kubaza ngo bakugirire neza, ntabyemere. Hari abo mwonsibere, oya abo mwonsibere bo n'abanyamahanga burya nabo, ahubwo nyoko wakubyaye wagutwite ukamara amezi 9 mu nda ye, akongera akagerekaho imyaka 23 nanga umwaka ari kukonsa. Yego nawe hari uwo babaza ngo ugirirwe neza ntiyemere. Anishimwe ko mama tarimo. Ariko ijambo riravuze ngo komeza icyo ufite, hatagira gutwara iki ikamba, kuko Yesu araje kandi kimuzanye aje kurengera no gutabara. Hari abantu batumye tudasubizwa, hari abantu batumye tutabona imigisha yacu, ariko reka nkubwire ngo uyu munsi wa none kuko wihanganye igutabariye mu busabusa, kandi umunsi umwe gusa ugiye gutungurana. Kandi nutungurana babandi bakwanze, babandi bagusuzuguye, babandi bakurwanyije, babandi bari bazi ugiye gupfa, abo bazaba inshuti zawe gusa. Uzabagaburire kandi uzabambike, uzabishirira amashuri, uzabishira za mituweli, uzanabacumbikire, ntuzabe nkabo. Uwo mugabo uzabagenda ku mutwe. Mwakira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe.
dusoze. Amen. Yego, reka tugusaba utange nimero yawe ya telefone ubundi dusoreze n'isengesho. Muri iki kibwiriza ndikumva nimero atari ngombwa. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Buri muntu wese akomeza icyo agize gute icyo afite. Buri muntu wese akomeza icyo yahawe, kuko niba utagikomeje shareka nkubwire, wifurije mutuye kwanama uzanama mutuye atari yanama. Wifurije mutuye kwambara ubusa uzambara ubusa atari yambara ubusa. Komeza icyo ufite atagira utwara ikamba ryawe, kuko biraravuze ngo idukuye igikombe cy'ibidandabiranya mu biganza byacu, igishubije mu biganza by'abagize gute by'abaturenganyaga. Nasomye ijambo muri Zaburi ya 58 nibara umurongo wa 7. Saje turebe niba ari byo ra. Zaburi 58 ko nari nsoje ko nkuru de bigenze gute. Zaburi 58 umurongo wa 7 no wa 8. Soma twumve, soma 7 twumve. Twumve niba 58 soma umurongo wa 7 twumve. Wa 7 bavuga ngo Mana ubavune. Naho ngaho nashakaga baje kuhisomera batagira ngo turabatutse. Imana itugira Mana ubavuna menye mukanwa kabo. Umva abo bose ucimikaka iyo migunzu yindi. Yigo hari abantu benshi bamaze birigeze bakugeza igitaramo birirwa barakuvuga, abandi birirwa bari kuguhiga, wanda kugura umurima bakawutema. Uziko nagiye gura igisinde umuntu akagitema ngo singigure. Kandi ari igisinde agiye kugura. Uziko abantu barakurwanyije, abandi bari kugutema, abandi bagaca hariya na hariya, ariko reka nkubwire, umva Imana ire kubavuna iki. Amen. Ije kubakura imikaka, abo birirwa bakugeza igitaramo wewe tuza, komeza icyo ufite uramenya utazaba nkabo. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Ni 078 21 38 132. Urindeho kanduza. Haleluya. Tosi deva enema desta. Uzahora izina ryawe nirishimwe, ushoboye byose nyir'ingabo. Ijambo riravuze ngo doruraje, ariko nubwo uje kurengera, uje kurinda, kuko hari ibije, ariko hari abuzabirinda kuko bihanganye. Hari nabuje kuvuna amenyo, hari nabuje gukura imikaka yabo, ariko ndagushimiye ko twebwe uje kutugira neza no kuturengera. Urakoze ngaho abana natwe muri byose, kandi imbaraga zawe zikomeze kuturinda mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Twifurije kugira inshuti nziza nka Yesu. Imana ibahe umugisha.